niki ndakagira igihe nta kibazo niho tumwe kuri kamera kugira ikintu uvuga w'imbere y'abanyarwanda ntabwo byari ngombwa ko ubundi sinjya nkora ibintu bitari ku murongo ku banzi barabizi ariko ukomeje kugerageza kubaho nyine ari uko ugerageje kuncuruza mu buryo bw'insebya uvuga ibintu ushaka nta kibazo uranabyemerewe uri umuntu mukuru mbere nzana kuri kamera naje nyine nkubwira neza ubundi mukomeze sinzi kuvuga nabi ariko byibuze reka tuganire ku kintu mama wafungiye kunywa gucuruza ndetse no kuranguza ibi niyo bifuza ko tubivugaho reka tubivuge ko byari gutera ipfunwe ukagutera n'isoni kuko ari wowe wabikoze reka tubivuge imbere y'abanyarwanda nikigiye kubivuga kuko niwo utumye mbivuga nyine niwo ukomeje kumpushinga ugerageza unzana amatiku yawe unzana mu bintu ntazi ndi umuntu mukuru ntabwo ndi umuntu udafite ubwenge sibyo ko nazi imbere y'itangazamakuru ngo mvuge ibintu bibi ku bantu nuko nta kintu byakubaka muri sosiyete nyarwanda nta kintu byakubaka mu bantu babireba n'amahanga abantu bose muri rusange wowe uricara ukareba uyu munsi wariye uraryamye ariko kugira ngo ushime Imana yagurokoye handi yagukuye handi hari washyize mama wawe byari budashaka abanyarwanda bamenya ahubwo wowe ukumva umutima wawe ushaka no kugaruka ku nkuru ugashaka kunjugunya mu manga nyine zawe ndakagira igihe ese miki ntabwo twasuye mama wawe ntitwamugemuye ntitwajyanye kumureba ese uzi impamvu naje guteye gusura mama wawe ni ukubera amakosa wowe wakoze amugejeje hariya ari hariya sibyo ushatse yuko bino bintu uza ngo tuza ngo tubivugeho buriya sinjya nkunda kubona umwanya nyine w'ibintu ariko wakosheje cyane unarengera ese byibuze iyo mvuga ukagenda ukicururiza n'uriya munyamakuru wawe Emirene mugakora ikiganiro kindi mukavuga nako mushaka ariko ntimugaruke ku muryango wanjye nanjye sibyo wagerageje uraza ugarura umudamu wanjye muri ibi bintu mufasha wanjye turi muri process ya mariage nta muntu utabizi nubwo urabizi ariko uzanye nyine ibintu by'ishyari ngo ntabwo ngo muzicuza mani ukanagaruka ngo ndakagira igihe yego ndiko ariko amakosa wakoze agiye gutuma mama wamara imyaka igera muri 25 hariya biturutse kuri wowe ubwo niyo yaguteye ihungabana tumuze buryo kwigira abantu inama kugira ngo nuko ufite ibitekerezo ubyukuri ntabwo ari uko ufite ibitekerezo binini ahubwo nuko arenda rero wowe mwanya ukavuga no kubandi bakakwihorera bakarwa n'umwanya kuko ngo ufite ibintu by'icuzi ntabwo ufite ibintu by'icuzi rwose nawe uri n'abandi impamvu njye nakunda no kuza imbere y'itangazamakuru ngo ikintu mvuga ntabwo nshaka kuvuga ibintu bitubakanye ibintu se bitubaka ubundi biratumara iki niki ni wowe mukobwa nabonye utareba nyine byibuza ngo nibuke nk'uko abandi babivuga ngo wibuke kuri n'umubyeyi ngo ubyubahe mikuribuka ku munsi ukambwira ngo kubana n'umwana wanjye byananiye ngiye kumufata mujyane iwabo w'umuhungu bamurere nkeneye kuryoshya urabyibuka mugira inama nakubwira ngo nukuri ko sije gufata umwana ukamujyana iwabo w'umuhungu kumukora bizakugora wanze kunyumva ndabikumbisha umbwira ko ukeneye nyine kujya mu zindi gahunda zawe nyine wamuse mugo ni wamwiteho bamuma urabizi turi kumwe ariko kakanya urabyibagiwe nagiye ngufasha ukavaninga byinshi n'ibyo nagiye nkubuza ukabikora akanya uragutera ihungabana nyine ukaza kuvuga ibyo ushaka niki mabona ubwawe ntabwo azakubabarira wicara ubizi ujya kumusura ukamubeshya ngibwo nyine na mama wawe twaraganira urabyibuka n'icyo mama wawe kuri gereza urabyibuka ibintu twavuganye amagambo twaganira yibuka uri kumva ajyana ku ruhande wuri hano hirya ngira ngo urabizi imbere ya biriya byuma amagambo yambwiye n'ibyo twagomba gukora harimo no kuvugurura iwanyu nta kimwe urakora wowe ntugire ngo nuko akanya kwa ntari muzima ngo nuko nibagiye ko nemera ibintu mubyeyi ntazanabasha no kumukorera sibyo akanya uri umuntu wibereye mu bintu by'ubusinzi ntazi kaza ngo warakijijwe abantu bakakubeshya ngo warabyibushye ngo uri kumwe nanjye aho bayeho nawe ukagaruka bimbwira ukanabyandika ntabwo tuvugana kuri WhatsApp ikibazo n'utanye nawe ese ugiye gutangiza intambara hariya ngo bitange iki bimara iki ngo ntabwo ruswa ariho kamera bivuga ngo niyo hatariho kamera ibyo muvuga n'ibyo bari byinshi wicara nyine nawe abanyamakuru wawe nibyo buriya nk'abantu
mbona bakora umwuga bitari professionnel bakora ibintu byinshi bitari ku murongo kandi nkabona ntabwo byari bikwiye. Emirene ejo bundi wowe uza bikwibutse wansanze muri aka kazi wasanze nifite abantu nishimishiriza abanyikundira ndetse nkorera n'akazi kandi nkakora professional uraza ngo nanjye nafite nakoraga muri Afmax Abanyarwanda buri wese sibyo binjye mu itangazamakuru ababishoboye baguhaye ibiganiro njye impamvu ntaguhaye ikiganiro n'Abanyarwanda bimenye n'impamvu najya nza mu biganiro umuntu ngo muza kumufata mumukeneye mukazana izo modoka zanyu mwarangiza kumufata akazi bakora ikiganiro akagira ibyo bwira Abanyarwanda mugacuruza yewe nawe akagira icyo amenyekanisha kwanza nta n'ikibagiye n'inyuma mumukeneye ngo muhita musiga gutya nicaye kuri kamera muhita watsa imodoka agenda nyiri ikiganiro wakibonye ukajya kwicururiza. Uyu mwana w'umukobwa urimo uracuruza ni umwana mwibuke ko tumufate nkaho nta atameze neza wenda afite ibintu bimutera kuvuga ibintu atateguye byibuza ni nka bya ndirete igitubwa ngo nukaganiriza abasazi mushyira abasazi kuri kamera ngira ngo murabizi mukuru wari bigeze kutubwira ushyira kugira ngo hari abantu mutemera gushyira kuri kamera baranabagaragaza mu ntara. Rero hari nabo mugomba kujya mushyira kuri kamera mwaje kumenya ko bameze neza mukanabaza wariye ese nta kibazo kindi ufite cy'ubuzima ukamenya n'ukuntu ameze. Miki waka kanya ibi ni byo ukeneye nyine tu nimuvugaho uretongera ubona abantu benshi bagukunze nibyo urete ubona abagabo mu buryo nazi bagusapotinga ariko ibintu bini gukora ntabwo ari byo ntabwo bikwiye ntabwo biri mu ndangagaciro z'umwana w'umukobwa tuba dukwiye no kwiyubaha mu buzima busanzwe sibyo kuza ukajya imbere ya kamera ngo ndakagirigiri ukaza wanga ngo nakwini ngo umukobwa uri gucuruza ngo ndi kumucuruza he inshuti yanjye ndi kumucuruza hehe kuki kuca nariye turimo turasapotinga turimo turafashanya turimo turagaragaza ubuzima twe tubayeho bwa buri munsi tugakora izo vlog sibyo tukanagaragaza n'abantu bacu babikunda badusaba gukomeza kubikora tugakomeza tukabikora. Ariko wowe wagize ishyari uri kubona abantu batureba ibyo bihumbi 100 ku munsi abantu ko badukunze ntabwo ari uko babanze ahubwo nuko wenda ubuzima mubayemo budashamaje. Nese niba mubayeho ubuzima bwo kwirirwa muza musebya abandi bantu kuri kamera n'amubayeho ubuzima bwo kuza ukavuga ukaza ukabwira Queen yarize man Queen yarize ubungubu arimo ararira ahantu yicaye namwinginze ceceke ariko ngo uyu mwana azanye itangazamakuru gute uyu mukobwa aramubaza iki kutamuzi ntabwo muzanye umwana kinanye iminsi arimo ararira hejuru yawe uricara uri kwigira umuntu nyirandabizi imbere ya kamera baguhaye ijambo ufite ibintu byo kuvuga byinshi waguhaye ijambo nawe tageti no kugira ngo uzumvugeho Emirene sinkuzi ntabwo nzi ariko niyo muzaba bwawe ushaka ko tuzamenyana tuzawimbona nkubone nk'abagabo twumvana imitsi ibyo ngi nta kibazo ndabyemera niyo imishyikirano yo magambo yanze tujya mu mishyikirano y'imbaraga usibye ko ni nabwo ari ubucucu kuko ni imbyara dufinisha imyaka irenze 2 si turabona badakwiye gukorera gushaka ubuzima mu bundi buryo ahubwo twajya gushaka ubuzima mu buryo bwo kuza gusebanya ese bimaze iki birakungura iki se wowe ubwawe ntabwo banza ngo urebe n'umuntu ugiye gukoresha ikiganiro urebe ni icyo agiye kuvuga gifasha Abanyarwanda deni mugahita mufata ku kantu yavuzeho ngo umuntu akagirigiri ngo nta mu ex ugira hanyuma se uwo mwabyaranye umwana niki si papa w'umwana wawe ntabwo yitwa Sam ntabwo avuka mu Gatenga se hatuye ntabwo mwabanye umwaka wose ntubyibuka wowe utumiza kwivuga kuri kamera ndasoza ku kintu mama wafungiye n'Abanyarwanda bose bakimenye uri kumva icyo kintu wagize ibanga cyatumye n'ubumva baza kukugira mu kazi ukarira niwe wagikoze kandi urabizi ko narwe n'ikintu kizima ntabwo njya ndakaramuza zose kuko n'ubungubu ngo narakaye ngo kubera ko Queen yari mararira hejuru yawe sibyo reka mubwize ukuri Sam mwarabanye urabyibuka inkuru yose ndayizi Sam mwabanye umwaka wose mubana mu kabari yarashingiwe n'umugabo umugabo utuno tubari twitwa Makumba yiratwa yaraje ashingira akabari Miki amugiriye mu kuko Miki ibibazo yagize nanjye arabimbwiye numva bineye pe niyemeza kumufasha nkuko nabikoze mwese mwarabibonye. Miki bamushingiye akabari agashingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano piko ku kabari k'Ikanombe nta kintu kimwe atazi imana njye Miki niyemeje kumufasha nivuye inyuma mbaze kumva inkuru y'ubuzima bwiwe numvisha ukuntu ababaje uri kumva Miki wowe ku giti cyawe uwo mugabo yagushingiye akabari akagushingira yahoze ari boss wawe wambwiye ko nta kintu yagusabye byagushingira umugabo twarahuye n'imfura cyane amaze kugushingira akabari ugenda ukajyamo ukabyiniramo ugashakiramo n'umugabo mu mafaranga yaguhaye miliyoni 5 umaze guhombya akabari yagushingiye ubyibuke neza nta kintu kimwe ndi kubeshya niba ndi kubeshya abantu bazi Miki b'Ikanombe abantu bazi Miki bose bo mu Busanza babivunje ntago ndi umuntu w'indyarya muri umuntu uvugisha ukuri no umpamagaye nze gutangire buno butumwa kandi no bikeneye ntabwo iyo utaza kwegera Queen nge ntago mba naje pe iwe uri kumvuga wo gusa nkigende
ni wowe utumye nza nyine tu, sibyo? Kandi ibirenze ibi ngibi mushaka turaza kubikomeza tubisobanure. Numva na ikintu kibi nakoze cyangwa umuntu ahemukiye umuzanye, ntawe pe, ndi inyangamugayo ndagerageza, nta muntu udakora ibintu bibi, nanjye nkora ibintu bibi ariko ndagerageza. Ngaruka kuri icyo kintu cy'akabari, warajushaka uwitwa Sam yari umuhungu wo mu Gatenga nk'uko bimbwiye, umbwira ko mwabanye ndetse mugira no kuri level Imana irabagenderera, mugira umugisha, uratwita urabyara. Sam ngo aza kujya gushaka ubuzima hanze, ugira ko n'ukuntu bigenza kakabari karya wa mugabo arasara, ugurisha ibintu nyine kugira mugabo wagende, uwo mugabo murashwana, nyuma twarahuye muri yunga mpari, unamusaba baza ko babiri babizi, bimaze kurangira umbwira ko wa muhungu ikintu cyakobaje ari uko agiye hanze nagaruke. Yaragarutse ntitukavuge n'abantu nabi. Ubu Sam yaragotse turanahura nyangushize nababwiye ko uwo mugabo akigaruka Mikahise ngo turikane agiye gukundana n'umugabo babyaranye. Yes, I respect. Iyo murafashe umwanzuro namugiye inama wazi ko bitekereza mubaza kuko nibyo nabitekerejeho. Mubwira ko bitanshimisha ariko niba babonye ko ari ngombwa agomba kubikora. Mikasura n'umugabo babyaranye. Umugabo babyaranye kimara kubana, Sam waje kugira ibyo bananirwa kumvikanaho birimo ibikorwa wenda biri hagati y'abashakanye, sindi ubyinjiremo buri abantu babana babazi babanga yabo. Bamaze gushwana baranarwana. Ushize nawe babwiye Mike nagiye kumufata bamukubise ingumi y'ijisho ryabaye mukara, njyana na Nyambo na Titi. Niba ndi kubeshya baze muri comment. Nyambo aramufata amujyana iwe, aramubwira ati ngwino buri wanjye umwana w'umukobwa mu gihe ugiranye ikibazo nandi n'umugabo. Icyakurikiyeho Miki yaragiye agiye kuba kwa Nyambo abaye iminsi, ariko Miki namuhamagara nk'umuntu wari warigeze gukundana nawe, mwumva aratetse. Nabase Nyambo yakwigize umukozi. Usigaye gukora kwa Nyambo uteka gute? Ngo urumva ngo dufite umukozi ngo ariko ngo nijye nsigaye njya kugaburira abakinnyi. Ibi ni utunye mbivuga ko Nyambo nta kibazo kwa dufitanye. Nyambo sinzi niba ari nabo baga wabikubwiye, ngi naje kugufata aho ngaho nkugarura iwanyu kuko nabona uri murakora ibintu bidakwiye. Miki nagenda amufata ndamuganisubira iwanyu, turashyiraho umutekano uvuye ku murenge, turabisaba nihagira umuntu uza kongera akabatera iwanyu, umurenge uzazubakemurira ikibazo. Mu gihugu gifite amahoro ntabwo ushobora gutera ubwoba. Ese undi mubona ko umuntu atabavuga amakeka ko umuntu abatinya ubundi mwebwe muraza mukavuga ibintu mushaka bitunguka. Gira ngo ndaza ngo ndire, nta muntu ndimo ndajya ngo agendere ku marangamutima yo kubeshya n'ibiki. Urabizi ni wafungisha mama ndagisorezaho atajya n'umuntu n'umugeni atanacyumvisha. Ikintu cyaje gukurikira Miki namufashe mukura kwa Nyambo musubiza hariya kwa ko Nyambo ngo Miki arasigaye amwifashiriza, ariko Miki atagikina filime, yagiye kwihisha umugabo babyaranye, sibyo? Ikintu cyashe no gutuma n'uwo mugabo byose abikora. Nabyo ku rundi ruhande cyambabaje nuko amukubise kuko sinkunda barakunda kurwara, sinkunda n'umuntu wotera igitsina gore. Mu ufite kubaha abagore kurusha imbaraga, ariko nawe afite ikintu kinakurusha. Yarakubyariye, sibyo? Wigaye kabisa nawe ku rundi ruhande wigaye. N'umugabo wese ubikora yigaye ntago ari ubugabo. Uri kumva? Cyaje gukurikira we Miki, urabyibuka neza ikintu cye cyateje intambara yose. Nuko wafashe umwana wari wavuze ko ngo mwashwanye mwagize gute, uramufata umukurayo, bimwe nakubujije mbere ubyibuke. Uramukura iwanyu aho uvuka, umukurayo umujyane wabo wande w'umuhungu. Umugejeyo mama we yemera kumufata ko yarabyivuge, ngira ngo ubushize hariho nabibonye babivuga. Mani nyine I'm sorry ko ntabwo nkunda kuvuga bino bintu, nyine biba bimbabaje nanjye. Ntabwo ndi umuntu mukuru, ndi umuntu w'umugabo nkuriye kuza kuvuga bino bintu by'amatiku mundi sibye no kubivuga sinjyana nabireba. Ariko mani kwina rababaye tu hejuru y'amagambo umuntu amuvuze aranamukunda. Ikintu kibabaje ni ukuntu kwina nakunda Miki. Kwina we muntu wa mbere ujya guhamagara Miki akamugira inama bakanaganira, uri kumva? Bamara kuganira ari n'inshuti akambwira namukumbuye, tukajya no kubasura, twagiye no kubaha ikiganiro. Murabizi njye njya kuri channel yabo njya kubaha ikiganiro, ayo ni amafaranga. Ndicara bambaza ukuntu mbayeho, ndabasobanurira, banameze neza, bameze neza. Kandi n'umurya agana inshuti yanyu n'umuntu w'umugabo, ikibazo kiri kuri uyu mukobwa uza kurwanya undi mwana kwintacyo gutwaye, sibyo? Ntabwo ubukwe bwacu ikintu kizabwica ntabwo uzaturuka kuri wowe. Ntabwo ayo magambo ngo ntabihari, ayo ibyo bintu uraza kwa ngo ntabihari. Hari umuntu wagwe mu mutwere, hari umuntu wakwatsa amafaranga. Si ibyo gusa, amagambo amwandikiye kuri WhatsApp ya boy, izo voice note wakoze delete for everyone, twazumvishe mbere ko zisiba. Ziranahari, ziranabitse. Hari ibintu umuntu atajya kuzana kuko sorry, hari abantu mwe mu kazi kabo muza kureba bino bintu kuko hari impamvu cyangwa byumvikana kubera irindi shingiro naka bifite.
muza kumva ibintu bitubaka bitagira ute, ariko mu buzima n'ujya gushyira umuntu kuri kamera ufite ikintu ugiye kumubaza, banza umeze niba ameze neza, banza umenye ibibazo afite, banza umenye ikimutera kuvuga ibyo bintu. Njye ntabwo akanya kuza ukamvuga nabi ukavuga ibyo ushaka, it's up to you, nta mwanya mfite wo kuza kubireba. Buriya umusaza niwe watubwiye ngo umwanzuro cyangwa gutera imbere bisaba kwirengagiza abantu bose bakuvuga, ntacyo byagufasha, sibyo? Wemike ku giti cyawe, reka twicare dushyire bino bintu hanze uko niwo bishaka tubishyira hanze. Uwo munsi uwo mujyama mu Rwanda ngo mwapfuye ko wajyanye umwana hariya, warabimbwiye, sibyo? Maze kujyana umwana hariya noneho ngo ukajya uhamagara mama w'umuhungu ngo uwo mwana mu gitondo hari ibintu mugomba kujya mumukorera, ngiye bwa nyiramukoreraga. Arakubwira ati ndabyemeye ariko tugomba gufatanya kuko umwana n'uwanyu. Urabyibuka? Niba ari cyo ndi kubeshya, yewe no mubyeyi ubwe yarabyivugiye. Ibintu mwagomba gufatanya ni ibyanyu, ntabwo byari ibyanjye. Ariko ngiye byiza nagerageje gukura ahantu bari bagiye kugukubitira uno mugabo mwabyaranye. Wowe nguvuga ngo nta mu yo niba nta mu ex ugira, wabyaranye n'igiti. Erega kugira umugisha ukabyara n'abandi bazabura umugisha babyare. Ntabwo ari uko turi ingumba, ntabwo ari uko ibintu bitarabigeraho. Nuko Imana bitarabishaka ibyo gihe kigera, sibyo? Uri kumva? Wowe ku giti cyawe aka kanya uri kuza ukavuga ibyo ushaka. Reka dusoreze no kuri iki kintu, tureke no kuzenguka tunanyuza abantu kure, tubivuge binarangira. Impamvu iri gutera bino bintu byose iri kugutera ihungabana ni ukubera ko mama wawe aka kanya ari inyuma y'imigozi, ari inyuma afunze, azira gucuruza, kunywa, kuranguza ibintu birirwa batuza gukora, kanyanga n'urumogi, sibyo? Reka tuvuga ko byabareze byanabatunze, mwarakuze. Wowe urajya kuzana kwini mu buzima bwawe gute? Uzi ukuntu abayeho, uzi ukuntu twe tubayeho, uzi ubuzima tubayeho, urabuzi. Mama wawe nyuma yo gufungwa azira gucuruza urumogi, yazize gucuruza urumogi atarimo aragutunga. None kugira ngo wewe ugerageze witeze imbere, unamushimishe, unamusure, urimo uraza kuza kuvuga abandi bantu ngo nabagirigire. Mama wajya gufunga, wibuke neza ni wowe ubwawe wamutanze. Ibyo ni byo bintu bitumye Mikasa, nibyo bitumye Mikaza imbere ya kamera akajya avuga ibyo ashaka. Mpamvu ubona avuga azavuga ngo natunga abagabi, ibyo byose ndi ari kuvuga ni ihungabana. Miki yafungishije mama we, ariko amufungisha mu buryo ntabwo ari ngo mbivuge, ari ibintu bitari na ngombwa kugira ngo ubwe wiyirengere. Muri kwibaza ngo mubuhe buryo. Ibyo ngibyo ni mu bikene nabyo ndaza kubibabwira, ariko ndumva atari ngombwa. Ariko mu buzima ntugafate ihungabana ryawe, unafate ibintu twanyuzemo ngo tuzane mu bindi ko ntabwo ubuze aho twavuye. Ntabwo ndi kugusebya, ntabwo ndi no kuvuga mu bundi buryo bubi, ndi kuvuga ibyo washatse ko tuzano tukavuga. Yego ngiye natandukanye nawe, ndi mu buzima bwanjye nawe uri mu bwawe. Niba uri kubuza ngo kubeshya, menya kuri kubuza ngo kubeshya. Kwanza ikindi kintu kigiye gutuma ukomeza guteza ibintu bibazo byose, nacyo kibuke. Wakimbwiye kuri WhatsApp, sibyo? Kiri no hanze. Ese Miki kuki ukunda amafaranga cyane? Ntabwo ushobora gutuza ukarya amafaranga wavunikiye makeya. Ubu ntabwo ushobora gutuza byibuze ufite filime abantu bakunze. Ushize nabwo mugende muri filime za Miki, murabyibuka filime ya Miki arimo arakora, nubwo arimo arakora minti, ariko ikosa arimo arakora rigiye gutuma umugabo yongera akagaruka. Kana byo ndibabwire kwanza kuri niwo utumye, kuko ntabwo nkunda kuzibira kamera ngiye kuvuga gusa. Uko umuntu wese uzamvuga ikintu kiri mu buzima bwiwe kikamutunga azagikora, ariko nuwinjira mu muryango wanjye uzawinjira mu bindi bintu binini utari bashe guhagarika. Aka kanya wewe Miki icyo ni gupfa n'umugabo wakikoje guteza ihungabana. Ndavuga umugabo mwabyanye, ntabwo ndi kuvuga Aga, sibyo? Aga n'umuntu w'umugabo, n'umuntu ku giti cye wirwanyeho, azaturutse kuri TikTok, aka kanya yaje kuri YouTube, mumeze neza, it's okay. N'Imana ikomeze bashyigikira igihe cyako umuntu abaho, sibyo? Ariko ufashe umwana wabyaranye na Sam umugize inzoka muri filime yawe. Ikintu cyo kiguteye ihungabana kuba Sam amagambo akubwira wowe ubwo utari kubasha kuyakira. Nibyo uri gucuruza kuko utashatse undi mwana mu casting umugira inzoka. Ufashe umwana mwabyaranye umugize inzoka, rero byo muri kuvugana wowe ugahita uzana amarangamutima ukaza ukayatura ku bantu mutanaherukanye, muberuka kuvugana, tazi ubuzima babayemo, ahubwo just we kugira ngo nyine ubeho. Utangiye guhimba ibindi bintu bidahari, utangiye kuvuga ibindi bintu tutazi, utangiye gukora ibindi bintu warengereye, warenze umupaka, urimo urakora ibintu bitubaka. Ntabwo wagombaga kuza kwinagira umutima woroshye. Izina ry'Imana ndahiye imbere y'Imana,
ndahiye ku babyeyi, ndahiye ku bantu nzi, ndahiye ku bavandimwe, ndahiye ku bantu bakuru, ndahiye ku miryango. Ntabwo nari kuza imbere hano ngo ngire ikintu mvuga iyo utavuga kuri Queen ya ntabwo ari kubasha kuvuga, ari kwibaza ngo uyu ari kunziza iki, njye napfuye iki nawe. Ese ntabwo ushobora kumva ko kuki ushobora kuba uri ikibazo muri sosiyete, ntabwo ushobora kuba utabangamiye abantu, ntabwo ushobora kubaho udateje intambara mu bantu. Nibyo pe uri umukobwa warakaye wirwanya, nibyo ndanabikubahira, ndanabigukundira ko warirwanya kandi ko ufite ahantu wageze, ariko ntibyari bikwiye ko uri umuntu mukuru uzuvuge ku bandi, bavuga ibintu bitubaka, uze no kubasenyera ubu se numara kudushwanisha uzunguka iki? Numara se kudusenyera basi wowe uzubaka iwawe, uzabaho se mu buhe buryo? Ni ukuri kw'Imana ntabwo ndi umuntu ukunda amatiku, sindi umuntu ukunda kuza mu bintu bitunguka, ndi umuntu w'umugabo wayo mu buzima bwanjye, ndi umuntu w'umugabo wayo mu buzima bw'ibanga, nta n'umuntu ubuza amakuru yanjye. Niba ngiye mbabwiye by'ibanga, ni ibanga riri mu kigihe kinini kuko yarinsabye, arambwira ati ibi bintu njyewe nibyo binera ihungabana, ariko noneho ryahungabana nanjye byagezeho. Bamuganiriza, dufite abaganga baganiriza abantu barwaye indwara zirimo ibintu bibi bakoze biri kubagaruka. Iminsi buriya yaba myinshi, yuko wahemutse no guhemukira umubyeyi, none akigukunze. Njyewe ntabwo ambabarira, nanabibona ntabwo byari ngombwa ko nzabivuga, ariko ndabivuze kuko ari umwana wabinsabye, mbivuze mbabajwe n'umuryango wanjye yinjiriye avuga ibyo ashaka, ari none ari no kwisekera, ari guseka nyine, arakumva ibyo usabye umuntu uri guseka, ndetse ukumva ko nyine uri buze kubaho wamusebeje, kandi ukumva uri buze kubaho neza, ukanabaho uko ushaka, ariko byose bikava mu mbaraga n'imitsi zirimo gusenya bagenzi bawe. Namubajije uyu mikajya gukora ikiganiro mwabonye, aravuga ngo nyine yansubije umuntu utadashaka kumvugisha, biturize ndanabyihorera narabizi. Ngiye ko numva yandikiye Queen ngo nayo ndi kuvuga ngo Mitsutsu. Uri kuvuga Mitsutsu ahurira hehe nanjye? Mitsutsu erega ntabwo kuvuga ibintu mwabihishe bitavuze ko turi kubyumva, turi abantu bakuru twese, sibyo? Turi abantu bakuru twese. Uri kuvuga Mitsutsu umusore bafitanye ikibazo, uramugarura mu bintu utamuvuzemo gute, kandi nagutyo mugenda ese kuki ushobora kubana nabi n'abantu? Abantu ntibakunda filime zawe, hari umutareba filime za Miki afite filime yitwa Igihome, akajya n'indi filime yitwa My Daughter, sibyo? Izo filime zose Miki kazikoramo zikaba zimutunze, watuje ukarya aho ngayo ukabaho gutyo ko abantu bagukunda bazagushyigikira ugatera imbere. Ese ko niyo abantu batagushyigikira ko Imana izahaba ugakomeza ukabaho, ntabwo ushobora gutuza ukumva ko twese turi mu Rwanda kandi dukeneye amahoro, dukeneye n'amafaranga, ariko ukareka kuza gucreating ibintu bibi. Erega hari akazi kenshi dukora ku ruhande. Njye aside y'aka kazi nkora, njye n'ibindi bintu nkora pe, aho tubikoreramo barabizi, abakiriya banjye barabizi. Ntabwo undi muntu ukunda gutwikira ibintu ngo ngiye kubeshya ikintu kinini. Niyo nagikoze ari plank, wenda nagiye hanze barabikoresha wanjye nawe abari muri ndi plank, nubwo buzima tujye twibereyemo kandi dufite abantu bikunda banabireba, sibyo? Wakanyuri kuruka mura dufite ibyo bihumbi birenga ku munsi, ijana, ukavuga ngo reka bana abantu inze nkwereke. Ese ngwino twereke, ngwino tukurebe. Ese ngo ukeka ko mu buzima nukomeza kuba uhanganye, ntabwo ushobora kuba udasupportinga abandi, ntushobora kuba udafatikanya n'abantu. Impamvu n'ibyo bintu ntazi imbere ya kamera ngo ngire ikintu mubwire ngo kuri ubwo buzima, nuko ari n'umuntu ubayeho nabi kandi agirira abandi nabi akabaho, ari wowe gusa akanya ko wabikoze kugira ngo ubeho, ko wabikoze kugira ngo uhuze n'abantu. Ubu ngubu abantu mwahuje, uziko n'inshuti zawe zishobora kuba zitakwishimiye. Nese umarira Queen ari kurira ako gahinda wamuteye, ko byibuza we nagukundaga, niho ushobora no kubaha ko uyu muntu agukunda. Ese nawe no kubaha yuko byibuza nubwo yaba atagukunda anakuruta byibuza, kandi akajya nakugira inama. Njye nafashije abakobwa benshi muri ubu buzima muri aka kazi, kandi bose bambereye abana beza. Nta n'umuntu n'umwe wamfashije nanjye ntashimiye, twese twarafashije, sibyo? Aka kanya njye nafashije umukobwa witwa Mimi, yari afite talent araza bingezaho. Mimi ngo ari maraba muri Amerika, muramuzi twakinaga akagoroba kabye kambere, ugende mu karebe. Bikumva bikeshatse umunyamahanga nako Mimi sorry, bikari kumwarukamo cyane kubera kumvugaho nabi bigatuma benda no kwitirana. Mimi yarashatse, nagutaye bukwe naramwambariye, ntacyo ntakoze, ari hanze. Imana yanyujemo umugisha wiwe, nanjye kiri hagati afari ku buzima bwe ko nawe afite impano, ngira icyo nkora aragenda, sibyo? Mikuraza wowe uri kukuntu waje urabyibuka, uzamwe n'umutipe yitwa Mukada, uriya munyamakuru ajya amuvugaho. Njye ntabwo macha kugira ikintu nemeza, ariko ibyo avuga arabizi, ntabwo abeshya. Umukada aramuzi, niwe waje wawugiye muri process, arabizi, sibyo? Mikaka kanya ku buzima bwiwe byose byarakunze,
amarangamutima aza kuzamo, tujya mu bundi buzima, dukora ikindi kintu kinini abanyarwanda banakunze. Nibwo bwa mbere nerekanye n'umukobwa dukundanye, ndamuzana ndamugaragaza, nagombaga kuba proud yiwe kuko yarankundaga pe. Gusa numvaga atakinkunda kuryazana na depression tu imeze gutya. Je numvaga ari muzima bwiye ko sinamuhemukiye, ubwo yafashe umwanzuro wo kuna, afashe umwanzuro wo kuna, aragenda abayeho neza, ari kumwe n'umugabo w'Imana yishime agana intwari. Nge ntabwo nshobora gusabya umuntu wa mugabo w'Imana izakomera umugisha, uri umuntu w'umugabo cyane, twarahuye twaraganira biza, sibyo? Ni mu gihe utabaga uhari twaragendaga tugakora, ukaba unyizeye nk'uko nanjye nabaga nkwizeye, uri kumva? Twarahamagaranye, arambwira grand frère, arambwira regent, n'amagambo akunda gukoresha nyine ntago ari indyange murazanye mu ryaryo bibona. Ni umuntu nyine twajyaga guhura ntiturebe ngo nkajya nkanakora, akambwira regent reka ngoreze essence, ngamba oya nta kibazo, imodoka yanjye irimo essence nta kibazo. Ahubwo icyambere s'amafaranga, icyambere n'ubushuti, tugahura tugasangira, ntabwo amwe inzoga ariko Miki bamwe inzoga. Ahubwo ikibazo niba amara kuzinywa, njye Miki bwa mbere ambwiye ngo ngiye kujya mu kiganiro kwa Emirene, twarakundanaga sindi kubeshya, sibyo? Arama ngo ndabanza nkirimo akayigizo ngo nibwo mbacyushye mvuga ibintu nshaka. Ako kayigizo unywa Emirene wezo nzoga umwesha abantu, ufashe inzoga uyiguriye umuntu urayimuhaye, simbizi ndabaza ariko ndi gushidikanya, ntabwo ndi kugushinja. Ngemera uko umukobwa aza yayinyweye, sindi kumubeshyera pe. Niba koko uwo muntu wajya ubanza ukamenya niba ujya gukoresha umuntu ikiganiro, ukamenya niba ameze neza, umuntu azavuga ndakagira igiri yego wenda ashobora kwandika, sibyo? Sinzi ikintu ushingiraho bivuga, ariko nanone ku rundi ruhande je murabizi naje nikora projet zanjye za gisirikare, nikora ama content manini, arayareba n'uti mwari cyarambwira muranyihangane umunsi nahinduye mood, nkunze kuba ndimo se nkunze kuvuga nabi. Yari cyaramwe ngo reje ngo projet wakoze ngo n'Imana ubwayo izazi guhemba, nubwo nta munyamakuru ugize vuga neza. Kuri video bone miliyoni 22 icyo gihe nizo yari ifite, ngo ufite miliyoni 23, sibyo? Ndamubwira ni byose n'umugisha w'Imana, ndetse n'abantu twakoranye ntabwo nabikoze njyenyine, ntabwo bira n'ijye babyishoboje. Yo hataba abandi, yo hataba team, yo hatawe n'itekerezo n'icyanjye, ni njye nyiri idea yenda ni mastermind. Ariko habaye gufatikanya, nkuko nawe namufashije akakanya mukaba muri kumubona, nkuko nawe na Kiramana yamufashije, ntabwo namufashije njyenyine, ntabwo nashyize ikirenge ku buzima bwa Miki cyangwa kuri filime za Miki. Mani Miki tugihurira ku Gisenyi, nabyo reka mbivuge, twarahuye turi gukina game, twamenye nyine twitembere bisanzwe. Nyuma ya game arambwira ati reje nabonye uri umuntu nyine uvugisha kuri, turi gukina za Troll Day. Man, dore ubuzima bwanjye niberemo n'umunya, mbona uri umuntu mwiza, njya mbona ukina filime nziza, ndagukunda nkurikira n'ibihangano byawe. Dore ubuzima bwanjye mbayemo, dore kino gihe twagize ibyago, arabinyereka byose n'ubuzima bari babaye muri covid, arabinyereka nyine. Sinzi ikiganiro nagikoze nyine kuri channel gutyo runaka, mbona nyine birambabaje, bingoze ku mutima tu. Ndavuga man, Imana izagufasha, nanjye niba icyo ngufasha nzakigufasha. Ntabwo nigeze mubwira ngo ngiye kugufasha direct, akenshi ushobora kubivuga ari uburyarya. Ngiye nabivuga ati Imana ningira iki mfasha nkujya mbona icyo gufasha nzabikora. Igihe cyarageze Miki ndamuhamagara, araza turakora, sibyo? Ndamubwira ni ngaha basi garagaza impano yawe. Muri team yanjye abantu bakiya murabizi, ntabwo abantu benshi ku buryo umuntu ashobora kujyamo ntagaragare. Yari muri team ya Kiramana, kandi team ya Kiramana abantu benshi murabizi, sibyo? Ubwo araza, ntabwo namubwiye yivemo ko team ya Kiramana ni team nini. Kiramana ni umuntu w'umugabo cyane, nawe nojya amushimira kuko ajya akiri itafari ku buzima bw'abantu bose ko binagenda neza. Ariko ikibazo uyu mukobwa Miki kuki adashobora kwicara ngo arebe byibuze ibintu byiza abantu bamukoreye nibi byibuza bigereranye. Ikintu kibi ngo nakoreye Miki buriya nshinja ni kimwe gusa, ni kimwe cyonyine ikintu kibi namukoreye nshinja n'aka kanya, kuba naramubwiye ngo ntabwo ugishobotse, ntabwo ugishoboye kunyumva, usigaye ukererwa kuri tele, usigaye uza kuri tele wanyweye ibintu ntazi, usigaye ubayeho ubundi buzima, urimo uracitinga, watangiye guhura n'undi muntu ndi kubibona muri chat zawe, muvuye guhura mwahuriye mu gatenga. Ntabwo nabeshye, igendere mu mahoro, niba utagishoboye kunkunda nyine igendere. Arambwira ngo urise yego, dura mu gisimenti kwa Baraka, arongera ambwa se urisere koko nge, ndamubwira none se kundi kubona wagiye ubundi kujya umbwira ngo garuka. Erega ibyo bintu ni ibintu byumvikana, ntabwo ushobora kwemerera umuntu gukora ikintu ahora asubiramo kibi, sibyo? Aka kanya ni wa muntu ushobora kuza kambekera ibintu ntanakoze kugira ngo byibuze abacuruza, bagacuruza n'umunyamakuru nicara ngatuza, ejo akagaruka bagacuruza bakamvuga ituntu, akajya kugihe akavuga ngo nta mu ex ngira ngo byarakazi Miki.
byari akazi njye nawe, warabinyishyuriraga gukundana nawe yego. None se byari akazi mu buzima bwanjye, nta muntu n'umwe wanjye utari ukuzi, nta muntu n'umwe Miki, byari akazi koko, nta kibazo wiba proud yuko wakundanye nanjye, wenda ndamwaye cyangwa, ariko byibuza uwo nemeye kumwana nawe nuwemeye kunyakira uko ndi, nuwo nemeye kwakira nawe uko ari, turahuza, turakundanye, tubayeho neza, nta buzima bubi tubayeho pe. Nakubeshye, niba ari ikintu cya mbere mu buzima kibaho kibabaza n'abakobwa ntabwo bakunda umuntu kuba umuntu yabo wamukundaga akakuvugana. Abakobwa birababaza, ntabwo sinari no kuza kugira icyo mbivugaho. Byibuza ko inabo ni video urabona ko nagerageje ibyibuza nako nashaka ntanayirebe, kuko nayikoreye ni wowe uyirebe, nutanayireba barayikoherereza. Mu buzima bwawe ubugome, umutima mubi nta kintu ushobora kugufasha, sibyo? Ibyo wakoreye mama wawe ubwawe ntibikagucira urubanza. Hari igihe byari n'umupangu w'Imana yuko iyo ataza kugeraho wenda ajya kwihanira, wari kuba nawe ari ibyo ukora. Byibuza ushimira Imana kuba hari ibyo yakurinze, sibyo? Ushimira Imana ko hari ibyo yakurinze. Muri ubuzima turabona bari kubyiza tujye tuba abantu babi, tunafata umunsi umwe mu cyumweru tujye gusenga. Byibuza uvuye mu gihe gusengera ibintu bibi nakoze cyangwa binyirukankamo, yego Imana yakubabarira wihani. Ese ugira ngo hari umuntu itababariye, ubu wowe ukeka ko Imana yababariye abandi wowe takubarira? Ese ukeka ko ibintu bibi wankoreye ngiye kugiti cyane nazijya nkubabarira? Narakubabariye pe, narakubabariye cyane, ndaragukunda, ariko byibuza nawe nkundira umuryango nimba utarankunze unawubaye. Murakoze cyane, nta kindi kintu buze kurenza.